tuvuga ko Steven yamukamye ko wamukoresheje uciye mu ngiye wanyuze kundakarira bakimara kunyirukana byabaye ngombwa yuko zimwe mu nshingano nari mfite bazihashera wa mukobwa dukorana. Ikibazo cyane uyu muntu wari umushimuzi oya ntabwo njye none umukuye iyo twoze tuvugana yewe nitwa Steve. witwa Felix. Ni byiza kumenya nawe Felix. narakubwiye kuva kera ko inzoga utazishoboye wamba wari ukazivaho kuko Ati nawe uraha. yego mandahari Wagiye gucuruza se? mana amafaranga yo kurangura nayo mfite amafaranga ejo nazanye yose nayaguzemo ya miti yawe. Ase Nadia, ubu wafashe amafaranga yose uyagura imiti wumva ko tugomba kubaho gute koko? Nose ma ni iki kintu gihenze kurusha ubuzima bwawe koko? None se ubu koko urabona turi burya iki? Tauneri yagiye gucuruza, reka twizere ko hari icyo ari buzane tugateka. Nadia, ndababaye pe. Imana nigira icyo ikora tuvane muri ubu buzima. Muri Imana izagikora. Ngewe nizera ko buriya y'ibibazo bibaye byinshi cyane biza bihetse ibisubizo. Yashimishwa nuko wiremamo icyizere utajya ucika intege. Nasema ubundi yaba gucika intege habamo ibisubizo mba narazicitse kera cyane, ariko se ndazicika turye bikire se bikuvuze bigende ngute? So rero ibyo ngibyo bituma mpaguruka nkajya gukora. Ariko Mana, niba nabyita ko ari we wantunguye, niba ari Imana, natangajwe no kubona ukuntu mu bana banjye ari wowe, ari bene wa mwana utagira icyo witaho, umutesi, mbese warigize madeberi wawe. Ariko natunguwe nuko ari wowe wakira ubuzima turimo. Sema ugira ngo no kubwakira, ntabwo bwakira, nta nubwo ubuzima rwose buryoshye, ahubwo gira vuba ukire tubuvemo hakiri kare. Mwana wa, nzi neza ko ninkira nzakarata nce hasi nce hejuru ku buryo tutazongera kubura amafaranga, kandi ntabwo nzibagirwa aho Imana ituvanye. Zazamurira Imana icyubahiro nkurikije naho ituvanye. Aho ngaho ugiye kure cyane cyane pe. Ngewe Imana yizamurira icyubahiro uko bukiye n'uko bwije. Iyo mbyutse mu gitondo nkaza nkakomanga cyangwa nkaza gukora nkumva igihumeka tukiri kumwe, ibyo ngibyo biba bihagije. Nitwa Nadia, uyu mujyi nawuvukiyemo, nza kuwuvamo nyuma kugarukamo nzi ko ntazawutindamo. Impinduka z'ubuzima zatumye mwamiramo, gusa nta yandi mahitamo, ngomba kuwubamo. Ibyiza byawo tukabibanamo, abanzi tukawuhanganiramo. Uyu mujyi ni njye nawe.
rero ku mukiriya wanjye ubushake burahari gusa hari ikintu yari yansabye ko twategereje ko gishobora kuba wenda cyaba imbogamizi. icyo ni igiki? Umukiriya wanjye yari yambwiye ko ashaka kugura imigabane hejuru ya 50% by'imigabane. ariko ibyo ntabwo byashoboka kuko ntekereza ko uramutse ugize imigabane 50% irenzeho already abagize ubugenzuzi bw'ikigo cyose. Yes, ndabyumva. Gusa nibaza nanjye ari impamvu nifuje kubibaganiriza mbere kugira ngo muzabiganirize boss wanyu mukuru numve nimba yazabyemera. Yego boss ashaka umukiriya ariko ntabwo ntekereza ko yajya hejuru ya 50 boss. At least 50-50. Sinzi ko umukiriya wanjye rero aza kubyemera cyane cyane ko numvaga nawe atifuza ko hari undi muntu wazamuyobora. Oya. Gusa burya aba boss baraganira ibyo bakabyikemurira. Cyane ko iyo hari ibyo bategezeho ubwumvikane bagize nk'impungenge byose babishyira mu masezerano. Noneho nk'umwe wagize imigabane iri hasi cyane cyane nanone nk'uko nari gusobanuriye agaragaje ko hari impungenge afite byose bagakora ama-clause azajya muri ayo masezerano bumvikanye kugira ngo batazagira urenganya undi mu gihe kizaza. Okay, good. Ndabona ari wowe ubwo ushobora kuba agiye kuza. Ntacyo ushobora kumwitaho nta kibazo. Allo boss. Mwiriwe neza. Nta kibazo rwose. 30 minutes ndibaza nta kibazo. Turategereza. Sawa. Yarambwiye ko aza kuza nko muri 30 minutes. Gusa nta kibazo. Frank, kwino wumve amajwi iho wa muntu avugana na Simon ndayabonye. Subiza inyuma gato numve. Ntibishoboka ngo umuntu yibye amafaranga nawe barongeye barayamwiba. Ikigaragara cyo ni uko uriya musore arimo kubeshya Simon ko wumvishe ko na Simon atabyemeye. Bivuze ko Simon yazanye nawe arabajura kwiba nawe afite undi bapanze kwiba, uwo bapanze kwiba nawe yibye amafaranga barongeye barayamwiba. Gusa ntibyumvikana pe. No, first of all tugomba gufata uriya musore kandi ugahita unshakira na nimero biba byihuse. Ibyo biroroshye kuva nabonye amajwi nimero zo nako kanya rwose. Reka mpite mbikora. Banki irunguka neza kandi igenda yaguka. Ndumva ibyo atagakwiye kubigiraho impungenge. It's good. Mba ari byiza nimba nta kibazo cy'ideni ifite. Ahubwo kandi kabazo ubwo hari abandi banyamigabane ifite. Uyu nta wundi muntu ufite imigabane, uwo yaba ari we wa mbere. C'est bien. Pardon. Ndabona ari kumpamagara menya hageze. Okay. Allo boss. Oui, mwiriwe neza. Nta kibazo. Murahageze, okay. None uparika aho ngaho hafi reka nsoke nze nkurebe. Sawa. Arahageze, nsimbuke muzane. Nta kibazo. Okay. Shera, telefone yawe irabasha kurikodinga? Yego. Mbabarira unize gato, ndashaka turikodinga kino kiganiro tugiye kugirana n'abandi bagabo. Ndagira ngo mbiri coding noneho wowe uzabyumva neza witonze kugira ngo uzabone icyo ubasha gusobanurira MD. Yeah, that's a good idea. Ko sinzi ko n'ubundi nabyibuka byose.
Boss ni hano. Uyu ni umukiriya wanjye rero nababwira ngo twari dutegereje. Waiki? Johnny need. Toz. Nta kibazo uri mu rugo. Zoga. Uzana amazi. Gardia elegama. Skuneye ubwoba. Hakweva. Hari ikintu waba uri kumisha. Urabizi ukuntu mba nguhangayikiye. Urabizi niwe tubana hano. Ugize icyoba cyangwa nkagira icyomba. Nta muntu uba ugomba kugira ikintu ahisha mugenzi we. For please give. Kera mbabara hari ikintu naguhishe pe. Manga wakira rero urya. Mbese nturya? Oya njye nta kibazo ndarya tabonera atashye. Sha utariye nanjye ntabwo nabirya. Sima wowe ko urwaye njye nta kibazo mukuru. Nubwo naba ndwaye ariko ntabwo narya wicaye aho ndeba nawe utariye. Uryohera. Ugiye kumpa kese? Akira nyine si urwaye kamutabika. Ngabo nawe. Ariko mana ndagushimira. Hari imigisha yagiye. Ndashimira Imana ko hari umwe wasigaye. Wese mama. Umukobwa wanjye. Nubwo abandi nababuze. Ariko ndashimira Imana ko yakumpaye. Ukambera byose. Ukambera aho data atari, ukambera aho mama atari, ukambera aho bakuru bawe batari. Ndagushima. Wambaye hafi mu bihe byose. Imana ikumpere umugisha. Ahubwo ni wowe wo gushimirwa cyane ko nkurikije ibibazo byose waciyemo ndetse n'ibindi nakongereyeho nikoreza umutwaro ariko ntabwo wigeze unsiga, ntabwo wigeze undekura, wakomeje kumba hafi. Gusa ubwo urumva ari nde wo gushimira.
ndagushimira mwana wanjye cyane cyane wowe. manjye mba numva nagakoze byinshi birenze ibi ngibi cyane ko ngomba no guprofita uyu mwanya mba mfite. Hari abana benshi bakunda ababyeyi babo ariko batajya bagira amahirwe nk'aya ngaya yo kumarana nabo umwanya munini ndetse no kubitaho. warakoze. ahubwo ma reka njye mbikoresha nkibifite kuko nshobora kuzagira igihe nkaba bize sinongeye kubona umwanya nk'uyu nguyu wo kwitaho. Dadi wacu dada aratashye tuzaniye iki se? umunsi ni ukurya agasupu. Kuri iyo yose kuriya ni imisosi. ariko se Ivan nubwo umuntu yaba umugome gutyo ubu yakifata akabakora ibintu nk'ibyo ngibyo nta kintu na kimwe mupfa. shaho happy pe wumve ko yaradushimuse njye n'uwo mushoferi wari untwaye maze n'uwo mushoferi byamuviriyemo gupfa wumve ko nanjye nasimbutse urupfu neza neza. akifata agashimuta abantu gutyo gusa ataziranye nta kintu na kimwe bapfuye. none se bwo yaba afite icyapfa n'umuntu yakwica abantu urubozo gutyo? none se Ivan nta nubwo wari umuzi na mbere. wa happy pe ntawe narinzi. none se ubwo ngubwo ntabwo biri kumvikana pe. none se ubwo yaramwishe ibyanya by'uwo mugabo cyangwa wenda warabiketse? njye narabyiboneye njye n'amaso yanjye amwica wumve ko nabyiboneye ndi no kwishinja ko ari njye watumye uriya muntu apfa. gute se kandi atari wowe wamwishe? ese urumva atari njye wabigizemo uruhare? nyine nsobanura uburyo wabigizemo uruhare kandi atari wowe wishe umuntu. urumva ni njye wabwiye umushoferi ngo akurikire uwo mugabo kandi umushoferi yamaze kumwe ngo ashaka kujya kwicyurira abana ku ishuri. Ivan ikintu mpfa nawe rero ntabwo ujya umenya kuvugisha ukuri. nk'ukanya woza umbwira ngo nta hantu uzanye n'uwo mugabo none utangiye kumbwira ngo niwe wamubwiye ngo mukurikire uwo mugabo. wagabanyije ibintu byo kubeshya kwera. mbwira inkuru ukuntu yagenze ureke guca hirya no ku ruhande kuko ntabwo umuntu yakifata ngo abahemukire nta kintu na kimwe upfa. nyine urumva ku kazi kwa Steve barahibye noneho biba ngombwa yuko Nadia ansaba ubufasha kugira ngo nkurikirane uwo mugabo ngo wahibye kuko yari yamaze kumumenya kandi ari nabyo byatumye Steve bamwirukana ku kazi. noneho biba ngombwa ko njye ari njye ubyitambikamo kugira ngo Steve turebe ko bamugarura ku kazi. nta kindi kintu abikoreye. Ivan mbabarira ubu Nadia aka kanya nanone arongera gukoresheje uremeye akwiva wabaye ute wagabanyije ubugoryi. nose Nadia wumva ntagombaga kumuha ubufasha byibura? umufasha iki? ubu ibintu yagukoreye aka kanya urabyibagiwe. Ivan nanga kubona musaza wanjye yigira ikigoryi yigira umuntu udatekereza. Ivan Nadia ntabwo yagukunze nta nubwo azigera agukunda arekera kwigira intwari. Ivan ibintu uriho ni ibiki? ariko byihorere Nadia ndaza kumuha agasopo ku buryo mu bantu atekereza gukomeza gukoresha wowe utarimo. oya ariko none si ibyo bije bite wowe? oya rwose ibyo bintu byihorere ni njye wifuje kumufasha ibyo rwose bikomeza kubyivangamo nzabyikurikirana. ma ibaze mvuye gucana imbabura ariko ubonye ibiryo uyu muhungu yahashye ibiryo bibiri nawe ubwawe urwaye ntabwo byakuhaza. nadahagaruriye
hari umurusha igifu kinini. Nibyo ndi kumubwira ntago ari ngo umuntu ngarere guhaga ari mukurira kudapfa gusa. Ceceka hose nyine. Ahubwo uyu nguyu si wowe uzuza isahani iyo umuntu ahashye. Ariko nyine wahashye uri kumva ari ibintu bya danje umva. Uzuze ko n'umuntu utari buyuzuze. Urayuzuza no kamwe murumva ko nanahashye ugomba gushyira n'akandi. Umva tawune. Aho kujya ngiye nteka ibiryo bibiri. Njye kwanduza amasafuriya. Umva. Nzikorere kabisa. Nubwo nshonje ndihanga. Karibu. Karibu. Uraho neza mwana wa? Uraho mama. Karibu. Murakoze. Mwese mumeze mute? Cyangwa aho turaho. Natwe turaho. Kandi ndabihanganisha. Numvishe nk'umwana arwaye. Narihanganye ariko ndimo koroherwa. Nanjye ndakwihanganisha mwana wa. Narabyumvishe iby'akazi kutakikariho. Nukuri murakoze. Ariko ni iby'ubuzima. Burya akazi karaza uyu munsi ukagakora. Ejo kagahagarara. Gutyo biba bimeze. Kongera ukakabona. Gutyo. Ntabwo urongera gushakisha se cyangwa wibereye mu rugo? Urebye umuntu aba ari gushakisha. Ubwo biba bitoroshye. Ariko hamwe no kwizera nyine. Se mwaretse nk'abarwayi bari amatsiko ya nyinshi dushaka kureba ikintu kibari. Ariko se Nadia, ibintu byose bije hano mu rugo bari ibyacu. Ahubwo njye uyu nguyu ayobeguza kutagira amatsiko menshi. Ubundi wowe nzi wagakwiye kuba ubwo wanahageze warebye ikiriho. Kubera mubitsa bye. Rero nta kibazo. Kongera twari. Umva tawune. Pere kurye. Merci. Mujama ari umuhanga kabisa, Tupac ari umuhanga. Only strong will survive. Bivuze ngo umunyembaraga niwe uzakira. Only strong will survive. Only strong will survive. Akuboneka maze ngiye ngo Tupac ubundi ameze ati. Baba we, mana. Dorije. Mva ko boss yemera rero sasa. Tupac ararenze n'izina ry'Imana. Tupac ubundi niwe wanjye. Mitsi ubaye iki? Mabuja ndi kuri ibiji ryanjye. Biji? Aho uzajya ujya kuvuza induru umunsi wose ukanga abantu bakora imitima. Oya nyine mabuja ngiye ujya umbabara n'akantu k'amarangamutima kaba kazamutse kandi kureba imiganje bita Tupac. Yakarindwa n'ibibazo. Reka navuga. Se mabuja. Aho gatutsi ko numva katarimo nyagasani kweli. Ubwo si ibintu byose araje kubikora mbere yo gusitama aho ngaho. Mitsi. Ntabwo ari ndikubwira. Reka kwidura n'ibintu. Only strong will survive. Survive. Ako Nadia, ufite ibivumvuri mu mutwe cyangwa uri umusazi? Urajya gusaba imbabazi ku kazi ke. Yakwigiriyeyo. Niyigire yasaba imbabazi kuko afite ibyo aziranyeho nabo. Wowe urajyayo kwenda ikizi? Urajyayo nkande? Urajyayo ushingiye kuki?